haja ya mtu kunisikia kwa kuwa niko na ujumbe. Uko nimekumbona kutubutumwa Kwa kusimama kwangu hapa sio kawaida. Kuguhagarara kwanjye si bisanzwe. Ninawaambia kila siku nikisimama hapa kuko nyambabwira buri gihe cyose mpagaze hano na kuwaka na kenye kimenisimamisha. Afite igitumye mahangarara. Nashukuru viongozi ambao wananiongoza ndani ya kanisa. Shimwe ubuyobozi bw'umubara mwitorero. Mungu awabariki na watie nguvu. Nashukuru Wakristo wote kwa ujumla. Shimwe Wakristo bose muri rusange. Mungu wangu akwe tena Mungu wenu. Mana yongere kubimana yangu. Lakini nataka kuuliza mtu mmoja katikati yenu. Ariko ndashaka umwe aulize mwenzake ase wewe uko nini? Umwe abaza mugenzi we mbese wowe uri iki? Muulize. Baza mugenzi we mbese wowe uri iki? Kuna sababu ambayo nimekuachana kwa hiyo. Hari impamvu itumye akubwira ngo bibaza mugenzi wawe wewe uko nini? Wowe uri iki? Mbona unijibie? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameniambia Ansubije yeye ni mwalimu wa kanisa. Wewe ni mwalimu wito. Na mimi nimemjibu nanje namusubije mimi ni mchungaji wa kanisa. Nanje ndo mushumba wito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vitu viwili ambavyo viko tofauti. Ni vitu viwili bitandukanye. Sikia mpendwa. Umva mkuu. Leo sina mahubiri ya kukuhubiri. Uyu munsi ntabwiriza mfite byo kukuhubiri. Maana mahubiri yote ningehubiri kuko byose nabwirije mwalimu aliongoza. Mwalimu yayoboye. Na nikauliza Mungu ni nini? Bazimana ngo ni Mungu akaniambia ninatafuta mimi kufanya tofauti na wewe. Imani nambye gukora bitandukanye n'ibyanje. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikisema kama mwalimu nimemuuliza jina yake ni yeye ni nini? Mbashije mwalimu ngo we ni iki? Na ameniambia yeye ni mwalimu. Na nibasubiza ngo ni mwalimu. Ni vitu viwili viko tofauti. Ibintu bibiri bitandukanye. Na Mkristo kandi Mkristo inabidi kuwe na hivi vitu viwili. Agomba kugira na vitu viwili. Mkristo wa kweli, Umukristo inabidi kuwe na vitu viwili. Agomba kugira ibintu bibiri. Sijui kama nitaanza ujumbe, sinziriba natangira, lakini Roho wa Mungu aniongoze. Ariko Mwuka w'Imana nyomore. Mkristo wa kweli, Umukristo ambaye amesimama katika Kristo, uhagaze muri Kristo, ambaye yupo katika Kristo, uri muri Kristo, inabidi akuwe na mambo mbili. Agomba kugira ibintu bibiri. Yeye ni nani? We ninde? Na ametumika na nani? Kanda korana nande. Sijue kama kimeeleweka. Sinziriye ibintu by'umvikana. Nimemuuliza yeye ni nini? Abashije mwalimu ngo ni. Na yeye ameniuliza na wewe ni nini? Mwalimu naramubaza ngo mbese ni iki? Mimi nimemtumia ni mchungaji. Namusubije ngo ndo mushumba. Na yeye ameniambia ni mwalimu. Na nasubije ngo ni mwalimu w'itorero. Nikiuliza kijana pale, bajuje umusore hariya. Ataniambia yeye ni muimbaji. Yambwira ngo ni umuririmbyi. Na nikiuliza huyu hapa, kandi bajuje ataniambia yeye ni Mkristo. Nawe yansubiza ngo ni Mkristo. Ni vitu viwili tofauti. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kristo katika Kristo. Umukristo muri Kristo. Jua wewe kama ni Mkristo, menya ko wewe ni Mkristo. Ama umefananishwa kuwa Mkristo. Cyangwa ugerera nk'Umukristo. Kuwa Mkristo katika Kristo. Kuko Mkristo muri Kristo. Ni yule ambaye amejijua. Ni wa wundi w'Imana. Na kabla haujajijua kama wewe ni Mkristo, igihe utarimenya ko uri Umukristo, ina maana kama umejitirilia Kristo. Biravuga ngo wiyitirira Kristo. Tusome neno la Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kitabu cha Waefeso. Igitabo cy'Abaefeso. Sura yake ya 4. Ibice 4. Na mstari yake ya 12. Murongo na 24. Na 25. Na 25. Hadi 27. Kugera kuri 24. Kwa utaratibu ariko muri gahunda y'itorero kuheshimia kanisa no kubaha itorero zaidi kuheshimu Mungu cyane rushijeho kubaha Imana. Kristo hawezi kuambiliwa asimame kama wanaenda sema neno la Mungu. Kristo ndiye akagombye vitu ambavyo tayari viko ndani mwake. Ni ibintu byakagombye kuba. Maana kwa kuitiwa kuwa Mkristo, kuko mukwitwa kuba Mkristo, wewe uko tofauti na kingine kitu. Wewe utandukanye n'ibindi vitu vya Kristo ni sharti vikwe ndani mwako. Ibintu bya Kristo wakisema ni kuabudu, ni wavuga ngo hawana kukuambia wewe uabudu. Waanza kukugomba. Maana tayari maabudu iko ndani mwako. Wakikwambia tunaenda sifu Mungu, hawata kufundisha kusifu Mungu. Maana tayari wewe kusifu ni ndani mwako. Lakini tatizo na ole, wewe ni nani? Wewe ulichi. Kisha uko Mkristo.
tusome mwalimu. Dusomere mwalimu. Irangwa n'urukundo ireza imbabazi twiyambure ibitari zipana twambarumwe nawe kuvuga gusharirira Nataka sema vile ambavyo kumfite ubutumwa Imana yampaye kumvuga. Kwa maana na message Mungu alinipa. Niyo mpamvu nkeneye ngo nubwo baba babiri batatu munyumve nawe uri munkurikirane Imana iguha umugisha kandi mu gutega amatwi kwawe ubone ineza yo gukomera kw'Imana. Jambo ry'Imana yatubwiye ngo twiyambure kuko ntabwo tukira bacu ngo twigenge. Iyo umuntu ari umukristo agomba kugira imyambaro yambara, ntabwo ari imyambaro y'imibiri, ntabwo ari imyambaro mubona, kuko hari abantu bambara akaza mu nzu y'Imana kugira ngo yerekane ko yambaye, ariko twebweho ntabwo ari imyambaro tugomba kwerekana. Hari imyambaro tugomba kwambara, muri twe tukagira imyambaro itandukanye n'iby'abandi bambara. Yesu ashimwe cyane ngo twiyambure iyi myambaro twambaye, ahubwo twambara umwambaro wera. Uyu mwambaro wera ni iki? Uyu mwambaro wera niko wambara umaze gukiranuka. Nta muntu utakiranuka wambara uyu mwambaro. Iyo utarakiranuka nawe ushobora kwiyitirira ngo wambaye, ariko ntukugaragaraho. Bene data muri Kristo Yesu, muri iki gitondo ndashaka kukubwira ngo iminsi turimo ni iminsi ikomeye, ni iminsi y'ubuhenebere, ni iminsi ikomeye. Ntazahanuwe kitarasohora. Ese ubundi twahanuye imvura mu minsi ibiri itatu imvura iraba, yewe yishe n'abantu, ariko hari n'imvura Imana yambwiye nayo ngiye kuyivuga. Imana izana inkuru mu itorero cyangwa mu gihugu ishaka kugira ngo abantu bari bumve bafate umwanya wo gusenga Imana. Nibarangiza gusenga Imana, Imana yo mu ijuru itakiranirwa ishikora imirimo, kuko Imana yumva gusenga kw'abera b'Imana. Rero bene data muri Kristo, Imana yatubwiye ngo nitwiyambure. Sinzi umwambaro wambaye uwo ari we, sinzi ibyo wambaye. Ushobora kugira ngo niyo sipere wambaye, ushobora kugira ngo niyo base wambaye, ariko sinzi Imana ikubwira. Imana irashaka kugira ngo twiyambure. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo umuntu ari umukristo imwambaro wa mbere yambara imbaraga z'ukuri, akakura ibinyoma muri we. Yarangiza gukura ibinyoma muri we akambara ukuri kw'Imana, kuko ntabwo ari we uriho, ahubwo ni Kristo uri muri we. Iyo umuntu amaze gukizwa akambara uwo mwambaro w'ukuri, nta buriganya bumubamo, nta buriganya bumubamo, nta magambo amubamo, nta binyoma bimubamo, nta byangwa n'amaso y'Imana bimubamo. Ariko bene data, abakristo b'iki gihe baratangaza, baratangaza, baba mu itorero ry'Imana bakavuga Imana, ariko buzuzwa uburiganya. Bakavuga Imana ariko bareserana, bakavuga
udafite ukuri uwo ari we wese naho wasenga naho wavuga indimi naho wahanura ijuru rikafunguka iyo utambaye uwo mwambaro w'ukuri reka kubwire mwene data n'ubusa bugeretse ku bundi. Amen. Amen. Haleluya. 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 Twiyambure tujivuwe. Iyo umubyeyi wakati mzazi ari kwigisha abana biwe iko nafundisha watoto wake, umwaka ajya ku ishuri, mwe nenda ku masomo, undi nawe akajya ku ishuri mu rugerero, nenda ku masomo, undi nawe akamanukiyo, kina nashuka kule chini. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Umubyeyi atangira kugira amaprosi. Mzazi anaanza kama wenda se unakaziga, anasema wenda atasoma na kuwa dokta, wenda unakaziga ndani atasoma au mwalimu akuwe mwalimu, wenda na unakaziga fulani atasoma. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Azabu umutegetsi atakuwa mwongozi. Umubyeyi akatangira kugira ibyo byiringiro, akatangira kubyiyumvira muri we, abana banjye ejo hazaza bazangirira umumaro. Ariko ibyo umubyeyi ari gutekereza ejo iyo bitamubayeho atangira kubona ko yagize gute, abona yuko yakoze ubusa. Bivuga ngo minervale yose yatanze yapfuye ubusa. Ugasanga wa wundi yarari kugira ngo asaba dogiteri abaye umusambanyi, wa wundi wagiye ngo asaba umutegetsi abaye umusinzi, undi nawe abaye ukuntu ntazi. Reka babwire bene data, Kristo yapfuye ku bwanjye nawe kugira ngo turokorwe n'imbaraga ziwe. Maze abaririmbyi baririmbye baranezeza cyane, gutwara bo kupfa. Ariko Kristo umwenda umaze gutabikwamo kabiri, wahabaye ubwira kabiri, w'isi iratigita. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Isi yatigise n'ibyo biri kubona. Niyo mpamvu Kristo nawe hari ibyo agomba kugiramo umwungenge, akavuga ngo burya koko hari uwacunguye kandi agacunguza amaraso yiwe agapfa ku bwanjye kugira ngo njyewe nzarabugana iby'Imana. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo cyangwa iyo umuntu amaze kwiyambura umwambaro utari w'Imana, agendera mu nzira zo gukiranukira Imana. Uyu muntu rero aba ameze gutya. W'itorero ntajya impaka. Nabajije mwarimu ndamubaza ngo mbese wowe uri iki? Bivuga ngo twese ntabwo twaba abarimu mu itorero, twese ntitwaba abaririmbyi, twese ntitwaba abaprotokoli, twese ntitwaba abasumba, twese ntitwaba abakirisitu, ahubwo hari abagomba kutuyobora. Iyo umuntu amaze kwambara uwo mwambaro, izo nshingano zose zimubamo, ntagenda uko ashaka. Iyo bamubwiye ngo ni mu rusengero, mu gitondo arazinduka mu rusengero. Iyo bamubwiye ngo ni mu rusengero, uyu munsi turasenga. Inshingano zose z'ubwiru bw'Imana biba bimurimo. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi ntabwo uri bunyumve, kuko ntabwo uri buvuge ibiri buryohera amatwi yawe. Ariko Imana yambwiye ngo irashaka yuko twiyambura ibihe bije, n'ibihe bikomeye, n'ibihe biruhije. Naho umwana umubyeyi umwana azarira, umubyeyi ntamu nicyo gihe tugiye kuza. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo nitwiyambure, nitwiyambure. Amen. 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 Bityo kugira neza kw'Imana kugaragara hagati muri twe. Imana ibagirire umugisha, Imana ibagirire neza. Iri jambo ry'Imana ribe muri wowe, nanjye rinyubake kugira ngo nitubashe
gusenga Imana Imana iri mu ijuru twumve kandi kureho imigambi y'umwanzi maze twambare imyambaro yo gukiranuka kugira ngo izina ryawe rihabwe. Amen. Haguruka ku maguru yawe dusenge. Tugiye gusenga Imana.